munabyigisha abana ngo bifata gute cyangwa se iyo murimo kubikora mwamwumva gute? Kumera neza aho ndabona mumeze neza kabisa. Abana se mukorana babyumva gute? N'abana bakiza hari aho mbona baba bafite ubwoba kugira ngo atinyuke cyangwa kugira ngo abashe kuba yabikunda, mumubwira gute cyangwa se mumwumvisha gute? Ubundi umwana iyo akiza bwa mbere agomba gutinya, kuko ntabwo wajya gukora utabanje baba batabanje ugomba kujya icyo kumufasha kugira ngo ntagire ubwoba, hasi kumushyirira akabatera ari buze akavaho kiri guporoteye. Yo my people, what's up my people? This is the song Mungu wanyu Mungu mwashimira n'abana cyo bamuri cyogere mu muba. Yo nkuko mubibona rero hano twaje muri shooting za Acrobatic. Nandi kure ikiganiro kuri televiziyo mbona abana bakora siporo numva ndabikunze, ngira Imana nsanga muri quartier hari team ihari y'aba sportif, ndabikunda cyane mbisaba mu rugo arabinyemerera azanjya kwitozanya n'abandi bana, nanjye nyine birangira amenye ko iyo mpano nari nyifite kuko nabaye interested cyane nkibibona, birangira nyine menye ko mfite iyo mpano. So sport ni nziza rero nabikunze cyane. Inama nagira urubyiruko rugenzi rwanjye by'umwihariko abakobwa, ndabashishikariza kwitinyuka kuko murashoboye. Nyine imbaraga mufite mwe ubwanyu ntago mwazisobanukirwa neza mutari mwitinyuka ngo mugire icyo mukora, mukore siporo, mure nyine bizafasha mu buzima bwa buri munsi, sibyo? Kubikora no kwitinyuka mbere na mbere, kwitinyuka ukumva ko ushoboye, ukaba ufite umuhate, unakunda siporo muri rusange. Ibikorwa byacu rero mujye kuzaya mubisanga kuri The Sound Foundation, Instagram, YouTube na TikTok. Murakoze. Guys, amazina yanjye nitwa Habumugisha Freda Samuel, ukazina ka siporo wakunze kunyita Rasol, champion winner. Ubwo rero siporo ni nziza cyane, ndabwira urubyiruko bagenzi banjye mwitinyuke namwe mube mwakora, imbaraga murazifite ndetse kandi muranashoboye.
aho mushoboye kuzigira mwabishatse hari abantu bashoboye kuba babahugura, mushoboye kudusanga mugasanga koca wacu nawe arahari. Amazina yanjye nitwa Namugasira Justin, imyaka yanjye ni 10. Ikintu siporo yamfashije korora ingingo no gutuma amaraso atembera neza. wamenye gute kubizi? Nabonaga abandi bana babikora nanjye nkajya njya kwiga. Murakoze, nitwa Irakoze Simbi, ndi umusiporutifu, nkora ibijyanye na gymnastique. Icyo nashishikariza abakobwa bagenzi banjye ni ugutinyuka bakabasha kuba bakora siporo nk'izi ngizi, zidufasha kuba twagororoka umubiri, bikaturinda indwara zigiye zitandukanye. Tukaba dufite umukoci akaba dutoza, dukorera Bugesera aho bita Mayange. Amahirwe Keza Nuriye ati nkora siporo nk'uko mwabibonye, nkora siporo ya yoga ndi kumwe na bagenzi banjye. Amazina yanjye banyita Nezerwa Mihanarada, nakaba mfite imyaka 2. nkaba nkora siporo ya yoga. Nitwa Umukungo Tudasinze. Nanjye amazina yanjye nitwa Kanyana Benito. Siporo ya yoga. Siporo ya yoga. Nanjye nkora siporo ya yoga. Cyane cyane uko ukunda? Cyane cyane ariko ngiye nkunda karito manye kuko ariyo nshoboye. Iyo ushoboye karito? Wiga mu kangahe? Mu wa 5. Nanjye niga mu wa 5. Wiga mu wa 5 primaire. Wabitangiye ufite imyaka ingahe? Nabitangiye mfite imyaka 12. Ni ikihe kintu wabwira abana bagenzi banyu bashobora kuba batinya kuba bakora bino bintu? Ikintu wabwira abana bagenzi banyu batinya gukora bino bintu bavunika? Nyine nabagira inama yo gutinyuka kuko nanjye natangiye mfite ubwoba ariko bigeraho ndamenyera ndatinyuka. Murakoze, nitwa Nzeyimana Gaspard, nkaba ndi umukoca wa Acrobatic. Tukaba dukina imikino itandukanye, dukina yoga, dukina gymnastique, dukina amajongereri, dukina amagare, dukina no kugenda kuri skate. Dukina imikino myinshi itandukanye ijyanye na akorobasi muri rusange. Mukorera ahagana he? Dukorera mu mudugudu wa Rukindo, akagari ka Kagenge, mu murenge wa Mayange. Mbega ubwo mukorera muri timu ya Bugesera ikora bino bintu ku rwego rw'igihugu? Ujya gutangira kumenya ko byibura katuhere wowe wabitangiye mu gihe ki? Nabitangiye 7 9, urumva bimazemo imyaka myinshi. Umazemo imyaka myinshi, ufite experience. Natangiye muri club Rafiki, mbarapinya mu Gatenga, Bagatenga na Kimisagara. Naje kubona impamyabushobozi nahawe n'Abadage muri kangahe ubwo mpita najya kuba umukoci. Natangiye gutoza, natoje mu Gatenga, ntoza Kimisagara, ntoza mu Wadacogora Sainte Famille. Murabizi ubuzima bugenda buhinduka, naje kubiki kuko nakuriye umujyi wa Kigali, naje kwimukanza gutura i Bugesera. Mpagaze numva uwo mukino ntabwo munya kuwuhisha, ntangiye no kwigisha nyine ngeze Bugesera, njya gushaka abandi Bugesera nigisha. Okay. Nibwo byatangiye. Mu Bugesera hageze muhe mwaka? Nahageze muri 2003. Ubu ngubu nabonye ufite abana bakiri batoya, ikigero n'imyaka 9, 6, 10 gutyo. Wowe nyine wabitekereje ute kugira ngo ufate abana batoya? Nuko nange ariko natangiye mfite imyaka mikeya, kandi ubundi umusiporutifu nyawe ahera mu bwana. Ntabwo umuntu umukuru, hari siporo z'abakuru ariko utagira icyo mbega zitagira karita, ariko abana bato nibo bamenya siporo, akafite impano azakura akageza runaka kuri ndi bashaka kugeraho. Niyo mpamvu mpera ku bana bato guhera ku myaka 5 nkazamura nkageza ibyiza sinkunze kurenza 12. None se ni gute, urareba twabonye ibikorwa byinshi, twabonye ibyo bari abana bakora, ese ni gute uyufasha umwana w'umubyeyi ukamutwara ukamwigisha? Rero na biriya bintu abana kenshi barya bavuga ngo baravunika, bahuriramo n'ibindi bibazo biba bigiye bitandukanye. Wowe icyo kintu gihandoringa gute mu rwego kugira ngo ibyo bibazo bitabaho? Babanza kubegera nkabibasobanurira neza, nta mwana umwe nzana ababyeyi batabizi, cyane cyane ko na benshi dukunze kubana mu rugo. Wowe se ubikora gute kugira ngo bariya bana nyine batabasha kuba bavunika, reba ukuntu bigonda, ukamenya ko umugongo wabo ugomba kugarukira ahangaha, ubigenza gute? Ni experience nyine mfite, ko nabyize kandi nkaba narabitoje, nakoze mu ngo menshi nayo.
natojwe n'abazungu kandi banyekaga uburyo umuntu agomba kubikora ntaboneke, agomba kwigisha abana uko ngomba kwigisha abana batoya kandi bakambwira n'urugero ngomba guheraho. Kugira ngo bibashe kuba byafasha rubanda. Ni ikihe kintu washishikariza urubyiruko ndetse n'ababyeyi muri rusange bagifite imyumvire ikiri hasi cy'uko batashyira abana babo? Urubyiruko rwo ruba rubishaka cyane, ahubwo cyane cyane ababyeyi nibo umuntu atubwira kureka abana bagakora siporo. Siporo nubwo abenshi bayifata ko wenda icya mbere itanga amafaranga iyo umuntu amaze kubimenyera, bashobora kubona. Icya kabiri ni n'ubwirinzi muri rusange. Indwara nyinshi bavuga ngo ziterwa n'ibintu runaka, iyo uri umusiporutifu ntabwo zikunze kukugeraho. Ni muri make ubwo nicyo kintu wabwira abanyarwanda. Noneho rero nk'uko mwatangiye gukorera kuri YouTube channel, mugiye kujya abantu bagiye kujya basangaho ibikorwa bya hajya wavuze ni Étoile de l'Acrobatie ikorera mu inyenyeri za Acrobatie, ni inyenyeri za Acrobatie ikorera mu karere ka Bugesera. Ubwo abantu bagiye kujya bakurikira ibikorwa kuri The Sound Foundation, bimwe na bimwe byinshi bazajya basangaho mukora. Harimo nabo kunze kubonamo kubera iki washyizemo abana b'abakobwa ngo bajye muri icyo kintu. Abantu benshi bigashye ko ngo siporo ngo twugana n'urubyiruko rw'abahungu cyangwa se igitsina gabo muri rusange, ariko igitsina gore iyo gitinyutse cyane cyo kimenya siporo kurenza abantu bose babaho mu byerekeye kugoroka, kuko abakobwa nibo bagoroka cyane mu buryo bwo kugororoka muri yoga n'iki, nibo baza ku mwanya bagororotse. Ni icyo washishikariza abandi bakobwa batakora ibyo bintu? Ntawe utabikora, nicyo kintu mbanje kubabwira. Burya nta muntu uvukana siporo, ahubwo arazigishwa. Siporo ntabwo yivukana, uwo ari wese yayikora arayigishwa, cyane cyane iyo yegereye nk'umuntu w'umuhanga uzi kwiyigisha yayikora. Icyo nabashishikariza ni iki rero, ni ukwegeraho cyane cyane nk'uko bamenye iyi mbuga tugiye kujya tugaragaraho, bo bayimenye bajye bagerageza kuyisacinga, babaze aho dukorera, babegere bamwereke aho dukorera. Ubundi umuntu wese siporo yazikora, cyane cyane abakobwa bo bananazishoboye cyane kurenza abahungu. Babonye ko nabo benshi mu rubyiruko nabonye ko ari benshi nabo bakoze siporo nyinshi ubwo rero reka dushimire abantu, tubabwire badusapotinge, batere inkunga y'ibyo bikorwa kugira ngo tubashe kuba twagera aho tugera. Mu by'ukuri mu myaka iraza turizere ko bari abana bazaba bari ku rugero rwiza kandi bazaba bakora ku rwego rw'isi, apana ku rwego rw'igihugu gusa. Nange nibyo nifuza. Sawa, murakoze.